Reka nongere basuze bakunzi baruhuka Empire News nabasuje kandi bahaye ikaze mbakaze muri mugoroba ku tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi 2025 mbahaye ikaze tuje muri report ya risasi na majyoruhi kubageza amakuru agezweho mu bice byo bitandukanye. Rero twababwiye amakuru yacu atambutse ibijyanye na General Masunzu bwana Pacifique twababwira ko ubu tuvugana yamaze kuba asa nkaho yerekeza mu mutwe nyeshyamba wa M23 twababwira ngo muzamuna amaboko mu mwakire mukavuga ngo na yacu ariko kandi mu by'ukuri naho tuje kubabwira mu by'ukuri amakuru yiwe yego tuyagarutseho ariko kandi tuje no kubabwira uburyo umutwe nyeshyamba wa M23 wamaze kugota imisozi yose y'umujyi wa Uvira tayari. Uyu mugoroba hari amakuru tumenya tugezeho yuko turababwira ibyo bice M23 iherereyemo yamaze kugota umusozi cyangwa se imisozi ikikije umujyi wa Uvira bisa nkaho ibintu byamaze kuba birangira. Turagaruka kandi mu makuru atubwira ko ubutuvugana za Rurambo ibintu bimaze kuba bicyane pe. Rurambo byabaye bibi cyane umutwe nyeshyamba M23 ndetse na twirwaneho cyangwa se amadubu ibintu bakoreye FDLR mwe abantu mwe ntago bibaho. Ndaje mbabwire bafashemo amatekwa nyinshi bafatamo intwaro nyinshi zirimo za 12 zirimo za machine gun izo zose bazifatiye mu bice bitandukanye nabyo turaje tubabwire mu byo cyangwa ubundi. Turagaruka kandi mu byo kuri FDNB yamanutse ije kwihorera ndetse ngo yaje mu rugamba rukomeye cyane aho naho yagabye igitero ku mutwe nyeshyamba M23 ariko ubundi benshi bakunda kuvuga ko M23 yigabye igitero ubusa nkaho yihaye go ahead yo kurwana yari yacecetse. Nyuma y'uko Lawrence Kanyuka agaragaye ari kwiramanta avuze induru ati batugabyeho ibitero banatugose ati tugiye gukwereka icyo tugiye gukora none urundi rugamba turwanya rwo gufata umujyi wa Uvira byose tugiye kugenda tubigaruka muri rusange. Hanyuma ariko kandi turagaruka muri access zose zitandukanye ndetse no mu byo bice bya za Warungu mu rugamba. Turagaruka kandi Katari ibintu byayoberanye M23 yanze gusinya amasezerano. M23 yashyizweho igitutu cyo gusinya amasezerano irabyanga. Ndetse byose tubabwire ndetse nibyo iri kugenda isabwa muri rusange. Urumva rero ko tubafitiye umuzingo myinshi y'amakuru twabateguriye muri ibi bice by'urugamba hano muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ngewe ibyo nibyo nateguye. Hanyuma ngiye mwumva kuri mikoro mbere Neso ekemeshire mutazajabara Pacifique nanjye ndabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. Hanyuma ngiye mbazaniye inkuru shyushye amakuru akomeye cyane y'urugamba gusa vango kuva aho bwakere kugeza maginga yani bityo risasi na mageruwa nuko ubivuze n'uvango muri Rubero ntago byigeze byoroha habe na gatoya. Niyo makuru tugiye kugenda twibandaho ariko kandi turaza kugaruka ku ngabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko bikomeje kugenda bivugwa yuko bari kugenda boherezwa mu bice bigiye bitandukanye birimo n'uyu mujyi wa Uvira by'umwihariko hano mu bice by'abanyamurenge. Tugiye kubigarukaho ambushi ikomeye cyane yakozwe n'aba basore batwirwaneho bakaba bagerageje nyine guhagarika ibitero byari biteganyijwe bizagabwa n'abasirikare barenga 370 bari bazanwe kurwana hano muri za Uvira za Mwenga ndetse na za Mfizi. Tugiye kubigarukaho hanyuma andi makuru akomeye cyane hitwa Kahimba ndetse naho bita Katana anga n'undi ni muri za Side Kivu hari kubera mu rugamba rukomeye cyane. Nyaboneka nta kindi kintu usabwa wowe no kureba wasanditse subscribe undi tukabana neza cyane kandi kuri agenzi kako mukore subscribe nyaboneka ni subscribe pe 26 niko ye kore subscribe rwose bantu banje bantu mudukunda imitima myinshi muri comment tubibone muhimi subscribe channel yanze kuva hiri neza pe kandi tuba tubize subscribe ariko kandi bibuke no gukora share nyamuntu washaringa kuri ku magroup ya WhatsApp kuri Facebook ku nshuti zawe nanda byatandukanye hose wagenda wohereza kino kiganiro kikabageraho. Hanyuma muri amakuru kandi tuza kuba turi kumwe na Baraka umusesenguzi wacu ku murongo wa telefone araza kuba tubwira byinshi amakuru yagiye dutegurira. Rero tubahaye ikaze. Hanyuma rero bwana Pacifique nayo ndakwakiriye rakoze cyane bwana ikaze muri raporo ya nyuma y'umunsi. Iyi ni raporo ikomeye cyane yuzuyemo amakuru ahambaye. Yego hanyuma kare twawe turimo turabwira abantu ko hari amakuru twamenye y'uburyo uyu mugabo General Masunzu nyuma y'uko ku munsi ejo bamudemobilije burangiye niko mbivuga ari kukudemobiliza no kugudeza Roma gukura mu gisirikare no kugukuraho intwaro. Nge niko mbibara ku ruhande rwa Leta Kinshasa aho akomeje kumushinja ubugambanyi nabonye hari undi mu general bwana Pacifique nabonye hari undi mu general baba bamaze gushyira hasi gufungwa bamukikaho ubugambanyi bamwita uyu mu general bamwita umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'igisirikare mu ngoro ya president. Mwani magambo ugore mukuru w'abajepe
urumva General Frank Ntumba Maumunda yaketsweho umugambi wo gushaka kugirira nabi Perezida Tshisekedi ndetse no guhirika ubutegetsi. bivuze ngo burya kumbi ya kudeta irimo abajenerali benshi mwe mudukurikiye nimba umukuru w'abajepe yashatse kwivugana Tshisekedi umukuru w'abajepe yashatse kwivugana Tshisekedi yamushije ndagira ngo mubyumve bamuvumbuye dira agiye kuyirangiza kandi uyu nguyu biba byoroshye cyane biba byoroshye cyane abamufite mu biganza ndagira ngo mwumve urwo rugamba mbere ko twinjira mu miripuko ndagira ngo mwumve urugamba rwibereye Kinshasa intambara kandi ubu ngubu byose bwana Pacifique biri gukorwa na Kabila kuko yego byagakozwe n'abandi bari hari abadakeneye buriya buyobozi ariko Kabila niyo watangiye iyo operasiyo ikibazo araza kubamarisha mu magereza mu yandi magambo bari gukora diro nabi ariko ahanini reka mubwire bwana ese we mikrofone kutayifite ndayifite twagiye ndayifite sosori kabisa twavugiye kuri imwe hanyuma reka njye narindi kuvuga abangaba nubundi babizize abangaba bemera kujya kubivugana yewe ikintu ndi kwibaza ni gute General Christian yaciwe bamuvumbuye umuntu nkuriya umaze kiriya gihe kugira no kugeza nubwo bavumbuye umukuru w'abajepe muri presidence bakamuvumbura cyangwa se nkuriya baba bamuketse gusa kuko biragaragara ko none ari kumukeka biri kuvugwa ni ukumukeka ariko ngo ni byanyabyo yavumbuwe bitewe n'umugambi nawe yari afite nta wundi rero usibye guhirika ubutegetsi erega buriya ngo hariya bavuga ngo iki yagize ntigira gute ntawe utayikuraho umurwi ntawe utayigira gute ntawe utayiryaho niko bakunda kuvuga niba ari nkayo yipfushije niba ari uyu mujepe rero biravugwa ko ngo uyu mujepe yafashwe cyangwa se yavumbuwe ngaho yari yakoranyije abantu ba hafi bari bapanze gusohokana na Tshisekedi kwa kundi agenda nyine abamuba hafi kuko ni nabo bapanga rero amakuru yamenyekanye ngo nuko mujepe yari yamaze gupanga abo bajepe bari buza gusohokana na Tshisekedi mu gusohokana nawe ngo yari yamaze gutegura umusniper ngo bakamushyira ahantu neza barangiza bagasa n'abamwitajeho gato cyane umusniper agahita amurasa kugira ngo bititirirwa abajepe ndetse bitanitirirwa uwo mujepe nyine ku buryo bitaza kumenyekana ahubwo ntabwo ndamenya ukuntu byamenyekanye nyamara Tshisekedi ashobora kuba afite ubutasi buri ku rundi sinabikubwiye ashobora kuba yamaze kumenya amayeri Tshisekedi nawe afite ubutasi impamvu ntago abantu bose ubutasi ni imiti ni bapfumu biwe ntago ari babapfumu ni wenda tuvuge ko Imana ikimukomeje amaboko ntago biri kumvikana reka dangiye n'amakuru yacu ariko nagira ngo mwumve ko Tshisekedi akomeje kurusimbuka asimbutse urwaci wewe asimbutse n'ubw'umujepe ubundi uyu mukajepe ntago yari kurusimbuka buriya byari byoroshye cyane gusimbuka urwa General Christian wacu wewe Songa we byari byoroshye ariko biragoye gusimbuka urupfu rw'umuntu mu bantu umunsi ku munsi noneho w'umujepe biragoye cyane ni ibintu bigoye cyane umugabo abapfumu bari mu kazi abapfumu ariko bari mu kazi arabafite bajya baza gupfumura bakamupfumurira we n'umugore bakobwa atejo bimeze uko ntago byumvikana ariko biragoranye cyane kubona umupfumu ureba ejo uko zazaba hameze gusa njya amakuru ufite bwana Nelson y'ubwiye amakuru nakuru y'indani kwa ndani avuga ko uno mujepe yaketsweho kuba nawe ngafite umugambi wo kuba yagira gute yagirira nabi uyu perezida w'iki gihugu cya Repubulika kandi nyine ariyo plan hanyuma amakuru mfite aravuga ko uyu mugabo byatekerejwe yuko hamwe n'uramugenzi umaze iminsi afunze bakoranaga bya hafi kubera ko buriya ntago wapanga guhirika ubutegetsi kandi n'abarinda perezida utabafite mu biganza by'uruvenga isaha ku isaha ashobora kuba natangiye plan hanyuma babandi barinda perezida bakata bamwihinduka hanyuma abandi ifite bakata bajya gufata iby'ingenzi nyine urabizi ko hari iby'ingenzi bitatu bigomba kubaho kugira ngo igihugu gise nkaho kimaze kujya mu maboko y'abagishimuse hanyuma rero ibyo byose iyo utabyujuje ntacyo n'ubundi ntacyo buricyo cyangwa se uyu udafite mumwe muri bo mwumvikana n'ubundi ntacyo wakora ngo kigereho ahubwo amakuru avuga ko uyu mugabo nawe yari afite imikoranire icyari gitegerejwe ari kumva ngo batangiye operation hanyuma Tshisekedi bakatamushyira hasi direct yafatwa rwa mikono buraro ukuntu bagushimuta igihugu kiganafatwa ari kuriho bakaza kukwereka bari kukigira bari kukirahirira hanyuma rero Tshisekedi bakaba bamufata rwa mikono bakamushyira nk'ahantu pembeni bakaba bamufunze bakamushimuta cyangwa se bakamuhitana gusa amakuru ufite nuko Tshisekedi uko babipangaga hari arimo intasi yiwe yamuherezaga amakuru gatanu ku kagenzi kako igihe bapangaga kubishyira mu bikorwa
tayari nibwo wumvishe ngo barafasha. Nguko rero hanyuma twigarukire kuri General Masunzu. Ubwo turi muri report ya SSN na Majoro dute kwinjira mu makuru yacu twateguye. Uyu mugabo General Masunzu nyuma y'uko amakuru akomeje kugenda kwihwiswa ko bamaze kuba yasa nkaho yerekeza mu mutwe nyeshyamba M23, twese ni amakuru turimo tugenda tugarukaho, ndetse ariko kandi tunamenya nyuma y'uko uyu generali ari gushinjwa ubugambanyi bwo gutanga Uvira nkuko biri kuvugwa ko ngo yari yamaze kumvikana na bene wabo iyo pfo agatanga Uvira. Abandi bakavuga ati nyamara igihe cyari cyageze cyuko General Masunzu nawe bamwivugana kuko byagaragara ko, ariko rero aho nanabyemera uzi impamvu. Urabona ko n'ubundi leta Kinshasa yamaze kubona ko Uvira n'ubundi yafashwe Uvira, none baravuga ati se uyu mugabo tutamufatira ahangaha tuzongera kumufatira he n'undi byarangiye ibice byose byafashwe. Avuga ati rero nimba uko bimeze reka General Masunzu tumupangire tumushyire hasi, nubwo benshi bari kuvuga ngo ari Kinshasa yagiye gufungirwa Kinshasa, ariko ntabwo yajyayo. Ngewe muheruka aranga mu gihe Uvira yanyuze mu gihugu cy'u Burundi ejo bundi yaje muri Uvira. Rero uyu mugabo mu gihe itangazo ryasohotse rigasohoka akiri muri ibi bice byakaba byoroshye kuza muri M23, ariko kandi sinibaza abagabo barimo gusora itangazo uyu mugabo atari Kinshasa batamufite, bagashobora kuba bamutumizaho bamubesha ko ari nk'inama, urumva akagenda bagasora itangazo ahari nta gicikiye bakamuta mu mvuto. Ibi nabyo ngira ngo tubirebeho. Ese birashoboka ko abagabo basora itangazo nk'iri yuko umugabo bamudeza rumwe, reka nge niko byita, bamushyize hasi bampete bakahutura akiri mu rugamba hano hasi, akiri mu rugamba ntibatekereza ko nimba bimukoze nawe ashobora kujya kuri aduye akajya kwiyunga n'umwanzi batamufushikiriye nkuko bari babipanze. Nako tukagarukeho, ntabwo bamwambura amapeta batamufite, nako tukagarukeho, ariko bashobora no kuyamwambura mu gihe yaba yabacitse akajya kwifatanya n'abanzi babo yose bakayarutura bakamutesha agaciro uko babikoze Joseph Kabila Kabanga ntubizi. Hano harimo ibintu bibiri. Hano harimo kimwe gishoboka gusorera yatangazo arimo hano agatangira guplaninga zo muri M23 cyangwa se akaba yacika, ashobora guplaninga zo muri M23 kuba yajoininga bugwinagoye cyane ko M23 yamwakira, bigoye ko inamwakira nawe yamurangiza kuko ntiwamwizera umuntu kwizera Masunzu wamaze abantu akageza nubwo yica makanika M23 rero mutimwakiriye ntago yakira abanyamurenge kuvuga makanika, ntago uretse reka tuvuge makanika n'abandi bageze, ntago yakira abanyamurenge, ntago yakira abanyamurenge n'abanyamasisi bose biragoye ko yabakira. Bivuze ngo rero hano harimo option ebyiri. Harimo ko Masunzu ashobora kuba yakwepa agacika, urumva mu gihe kuko gukora kuriya no kugufunga nkuko babikoze baciwe ndetse n'abandi baciko kitangwe gutyo, urumva bari mu magereza hariya. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, hari ukubikora gutyo barajijishije bakabikora gutyo ari Kinshasa, bakabikora bahita bamushyira mu mvuto kuko biragoye ko basura ino tangazo ari hano batavuga ati nitubikora gutya araducika cyangwa se nitubikora gutya arahita ajya muri force ya M23 ajye gukorana na Joseph Kabila. Icyo ni icya kabiri. Gatatu, bashobora no kubikora gutya kugira ngo Masunzu, kuko ntabwo turabona itangazo ya M23 igaragaza ko rya join uko Masunzu yagiyeyo, ntabwo turabona ibintu byo bashobora kubikora gutya kugira ngo Masunzu aze akore mu bwihisho, urumva akore mu bwihisho aho gatangira urugamba rwo kwivugana bamwe mu bayobozi M23 cyangwa se yinjira mu rugamba rwa nyarwo. Buriya kurwana utazwi nibwo urwana neza byanyabyo. Buriya kurwana utazwi urindwanya itazwi nibwo byanyabyo. So byose birashoboka, reka tuze kugira tubirebera hamwe nitwumva itangazo cyangwa se tukamenya amakuru ya nyayo yimbitse ko yabajoininze. Aya makuru turamenya, ariko bitari ibyo ngibyo shabara mushyira ku mishito y'umugabo Kinshasa. Munyemerera twinjire mu rugamba indani, wenda Baraka mukanya turamushyiraho, nemera twinjire mu rugamba. Hanyuma rero hari amakuru twamaze kuba tumenya yuko uyu mutwe nyeshyamba M23 wamaze kuba ugota mu by'ukuri imisozi ikikije umujyi wa Uvira. Yego, imisozi ikikije umujyi wa Uvira, iyo misozi rero tugiye kuba tugarukaho bigaragara ko byatangazo Lawrence Kanyuka yasoye saa 7 n'igice yaho ryatangiye kujya mu kazi. Bivuga niko byagenze, uvuga ngo yari yatangiye yiyama abo ati twe nka M23 cyangwa se AFC M23 turamenyesha ko hari ingabo nyinshi igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda cyegereza ku bice
tuyoboye cyangwa se turimo. Yego. Turongera kandi tukavuga ko FARDC igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyafashe abasirikare kikabazengurutsa ku bice byose duherereyemo. Yego. Bityo rero dutewe impungenge n'abo basirikare bakomeje kugenda bagota banegera ibice tugize gute tuyoboye. Amakuru aravuga ko Lawrence Kanyuka iryo tangazo yasohoye ndetse ari kubivugisha umunwa we, ni akavideo gafite iminota 2 n'amasegonda gutyo makeya cyane. Aya magambo yavuze rero akaba muri amwe leta Kinshasa ise yifashisha nawe yandika ngo inyandiko itarasohoka kuri ubu. Ibi ngibi rero bikaba bigiye kuba ikibazo hagati y'impande zombi. Ngo M23 kandi iramenyesha ko mu gihe bo bari gushaka amahoro leta Kinshasa ikomeze kwihungisha ibiganiro inabihakanira kure bitari byasinywa ku masezerano yo guhagarika imirwano mu buryo bwa burundu. Yego, hanyuma mbere ko tujya mu biganiro, reka hano numva turacyafite umuzingo wa update kandi nawe ufite izindi. Katone dukubita update duhe tugaruka mu biganiro. Hanyuma iyi misozi rero ya Uvira umutwe nyeshyamba wamaze ko uzenguruka cyangwa se ugota. Ariko kandi no ku ruhande rwa Kinshasa, Lawrence Kanyuka nawe akaba yahuruje avuga ko M23 nayo yagoswe. Urumva? Yavuze ko yagoswe mu bice byose ko bazengurikijwe abasirikare. M23 nayo irarakara rero ititangira kwa advancinga ijya kugota nayo ibindi bice bikikije umujyi wa Uvira. Ibimwe yari birimo ahubwo nayo ikora renforcement. Ibyo bice ni ibiherero. Amakuru avuga ko imirwano ikomeye cyane yo kugota bino bice yimukiye mu gace ka Gahororo. Gace ka Gahororo na gace kagizwe n'ahantu harumbaraje kandi mbibutse ko umujyi wa Uvira ari nko mu kibaya. Uri nko mu hasi ni nko mu murima w'ubunyobwa. Muri umujyi wa Uvira uri hasi cyane ahantu kikijwe n'ibiyaga. Hanyuma imirwano ivuga ko yimukiye Gahororo ndetse Rurambo anga ariko ku musozi wa Mutumba. Urumva? Umusozi wa Mutumba. Uyu musozi wa Mutumba rero ubu tuvugana umutwe nyeshyamba amaze kwigarurira n'umusozi uhagararaho gato cyane ubikura uri witegeye umujyi wa Uvira. Bivuze ngo batangiye gufata uduce strategique bivuze ko urugamba rwo gufata umujyi wa Uvira rwahumuye cyane. Ngo hano hantu habigose kuko na mukanya gato ku isaha zitambutse ngo harimo urugamba no muri urenze Kamanyora uzano za Katogota ndetse na za Ruvungi hagati yaho M23 ngo yari yasaze kubera ko ifite icyo kibazo cyuko babazengurikije ingabo kandi z'u Burundi zitoroshye nayo iri kurwana yirwana kugira ngo yagure imbago zabo bikiri mu maguru mashyashya kuko abasirikare 500 n'aba bacasho bari hari abateye ubwoba bwana Nelson. Niyo mpamvu M23 yasiritse yarakaye ku rwego rwo hejuru cyane ati ibingibi nagasuzuguro ndetse no kutumenyera bikabije igihe tumaze dutuje tuboroheye kirahagije. Ubu tuvugana rero nta mpamvu yo kugira impuwe kuko n'ubundi abo bahanganye nabo nta mpuwe babafitiye. Hanyuma rero ibitero biri kuvuga yuko byagabwe nabo no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ariyo bageze gutya batungura M23 bagabaho itero nibyo birumvikana. Hanyuma M23 tiza kugira gutya yirwanaho mu nyuma aho byari bimaze gusa nkaho bihindura isura. Yirwanaho isubiza ibitero bibiri ngo byari ibitero karundura bibaye hagati mu gicamunsi bigabwe n'ingabo z'u Burundi zaje ngo zifite amakare bwana Neso wajya bari yamavuye cyane zije kwihorera ngo zije kwihorera no kwisubiza ibyo bice ngo no kwambure mu 23 by'umwariko kano gace ka Ruvungi bura nubwo tuvuga muri Katogota bura Katogota isa nkaho ifitwe nayo mu 23 kuko n'ibitero biberamo n'udutero shuma tugabwana za wazarendo kugira ngo base n'abashegeshe mu 23 babashegesherezemo imbere hanyuma bari inyuma epfo za Ruvungi birangire bagize gute birangire bahise bazamuka bahite bazara muri za Katogota bakubite bavanemo Katogota bahite bajya gufata Kamanyora kandi kwamurwa Kamanyora kwayi mu 23 ubwo Bukavu twahita tuvuga ngo cyarindire ahubwo reka mbabwira aka kantu wenda mbariko nanasorezaho kuri iyi nkuru. Amakuru mfite nuko M23 yabaye nk'ibihoreye irituriza igira nk'aidari barazamuka binjiramo indani baranje bagiye niba uyibuka operation zajyaga zikorerwa hano ni muri za Sake kuko Sake buriri muri bimwe mu bice byagoranye cyane kubyigarurira M23 rwagendaga itego dutero shuma isa nkaho itega umutego ambushi bagwe muri ambushi karabutaka ubu tuvugana muri uyu mugoroba bahuye n'uruva gusenya kuko abeshi barahaguye ntituzi umubare n'uwuhe ariko igihari nuko ambushi yo irabaye muri uyu mugoroba ikozwe n'izasarambwe ariko ibitero
ntabwo byari biboroheye by'ingabo z'u Burundi bwa Nelson cyane ntabwo byari byoroshye n'aka na gato. Yego so ngaho nguko rero aka gace ka Mutumba abo tuvugana uyu mutwe nyeshyamba za M23 zamaze kuba ziwigarurira. Aka ni agace rero ingabo za FDNB zasuzuguye ziragasuzugura, ariko burya M23 akantu gakomeye kose ikabyaza umusaruro. Nta mpamvu yo gusuzugura. Andi makuru namenye ambwira ko ngo abakomando b'umutwe nyeshyamba ngo nibo bafashe kano gace ngo kubera urugamba barwanye mu hano ngo ni urugamba rwo kugenda rukomeye cyane amajosi kabisa. Ni urugamba rwo kugenda ba ingumi na ya makata yabo bakuramo ntabwo byoroshye ya makata yabo kabisa. ngo niwo ntabwo nshaka kuvuga uburyo ibyo bakoze, ariko buri ibyo byatumye kano gace gafatwa. Ariko hanyuma reka nkubite zina update nk'ebyiri nawe ukubite izindi nanjye dore ndacyafite izindi ahangaha. Hanyuma andi makuru nyemerera simbukire mu Rurambo rekana ko nagace gakikije umujyi wa Uvira cyane. Rurambo rero hano niho rwambikaniye byanyabyo ngo byageze biterera. Rurambo hamaze iminsi urugamba sinzi niba nawe wahateguye, ariko wenda amakuru ambwira ko Rurambo hamaze iminsi urugamba hakaba hazindikiye urundi rugamba rukomeye cyane. Rurambo amakuru ambwira yuko FDLR ibintu bahuye nabyo ndetse n'ingabo z'Abarundi FDNB zishaka kwambukiranya zijya zarugeze nda mu bindi bice bahuye n'uruva gusenya. Rukomeye cyane. Twirwaneho na M23 ngo yabakurikiye. Ni urugamba rwari rukomeye cyane, nubwo FDL nayo yari yashatse kubagabaho igitero ngo ariko umutwe nyeshyamba wakurikiye urabageneye kubwira ukuntu wagiye bazengurutsa. Abajenosideri babarasha umugenda babarasa umugenda mu bitugu, baragenda babageza mu gace bita Rubare. Iyo za Rubare iyi Rubare haberemo inkundura ikomeye cyane aho hari hari ibirindiro bya FDLR, aho bagiye bahahungiye bagezeyo basanga natwirwaneho barafatirana abandi bareba bagosa. Ikintu cyabaye intwaro zose bari bafite bazishyize hasi barirukanga. Uri akenshi rero Bwana Pacifique iyo intwaro nk'izo ngizo zifashwe n'amateko ziba nyinshi. N'amateko ziba nyinshi. Bafashe amateko nyinshi cyane hano hantu, harimo intwaro za 12 bafashe, harimo za machine gun, harimo ndetse n'intwaro urumva ama A47 yo ni nka 800 babafashe. Ndi kubyumva cyane. Yego. Hanyuma barabajyana ntabwo barakyaho ngaho babageza mu gace bita Rodef. Utwo ni uduce rero none barangije babageza neza aho bari bateye baturuka. Nubwo ngo babirukankije bava mu ibyo bice byose bari baje ngo gabemo ibitero, baramaze iminsi bikatisa-katisamo barabirukankana babageza babarenza imisozi impinga z'imisozi, barangije babageza mu bice bari barimo bagenda baturukamo. Ibi ngibi byose byabaye, ariko haguye benshi cyane Bwana Pacifique. Haguye benshi cyane, ngira ngo ni ibintu biba biri kugenda byumvikana ku mpande zombi. Hanyuma ahantu bita mu Mikenke warugiye utahavuze nyaboneka. Hoya ntago no kandi nawe uhateguye. Mu Mikenke yabaye Mikenke. Tutavuga mu Mikenke ni za Minembwe. Ni mu Mikenke ni muri za Minembwe. Werekeza Minembwe. Uvuga ngo ahantu bita Gahororo, ahantu bita Gatobwe, ahangaha ukomeje ugenda ahantu bita mu Ruhuha ukakomeza abantu bita ahantu bita kwa Mugabo. Ahangaha rero hakomeje naho kugenda haberamo urugamba rukomeye cyane. M23 natwirwaneho bari mu kazi gakomeye cyane n'ubundi ko kugira gute ko guhangana n'aba barwanyi bari bagabye ibitero. Hanyuma ambushi zikomeye cyane zabereye ahantu hafi no mu ishyamba rya Kabasha. Ahangaha niho bano barwanyi bo ku ruhande rwa leta Kinshasa bari bazanye abasirikare 370 urumva, ariko babatatanyije sinzi ngo asigaye abangana ute, kandi abeshi ntibahazi. Bari bavuye za Karemi, haraza Karemi abasirikare akeshi bakunda kuza hano muri za Sud Kivu, by'umwihariko muri bino bice bya za Mwenga ndetse na za Mfizi, ntabwo bamenyereye iriya misozi. Hanyuma rero ibitero byari bikomeye cyane, nitwirwaneho yabigabye kuri uyu munsi n'ubundi bigaba kuri bano barwanyi. Gusa
mbere yaho gatoya mu masaha y'ijoro hari hagabwa ibitero na FDLR ndetse na Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi, ariko kuri uyu munsi bigeze mu masaha kumanywa ntago hagabwa ibitero. Twirwaneho niyo yagabye ibitero ibigaba kuri bano barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. So ngira ngo hagati aho ngaho biri kugenda byumvikana. Hanyuma andi makuru avuga ko mu Minembwe abaturage umutekano ni wose. Twirwaneho yarwaniye mu nkengero kuriyo mu mashyamba ivana urugamba mu baturage. Sasa barashimira aba basore batwirwaneho ndetse n'aba bahungu b'intare ngo bakoze akazi keza cyane gakomeye ko kubarinda. Yego, ariko hari ikintu twavuzeho kare nawe kitavuzweho rimwe, ngo Pacifique Masunzu ngo bamuhaye karibu. Bande bamuhaye karibu? Nayo muri comment y'ikiganiro. Muri M23 tumuhaye karibu muri M23, abandi M23 mukimufata mu mufunge, abandi tumumwice cyangwa mujyane murenge abanza agiye kwisobanura. Yego, so ngangu ukorera. Hanyuma ndabona Baraka akomeje kunkomanga, ariko nayo mfite urugamba hanga muri Warungu ndetse ntabwo ndababwira uburyo ki kwanza katabaze dusoze, bande mbabwira ukuntu ahangaha none kandi hano mu nkengero za Kiriba n'ubundi amakuru ambwira ko Abanyekolombia bakomeje kwitwa Abanyekolombia. Ariko se aba bacashuro ora tuzabavuge wenda nk'ejo mu gitondo tubatohore tubavimuzi n'umuzingo ko ngiye bamfitiye ideni rikomeye cyane. Aba bacashuro ndetse n'abana basirikare bababirije urangiye we bamfitiye ideni rikomeye cyane. Mfite ideni ryabo ngomba kuza kwishyura no kuri kamera tukavuga amakuru yabo tuvuye ku kantu ku kandi, icyo bagamije, itsinzi kuri bo izaba ari iyihe, uko bizagenda uko ariko kose turaza kubibasobanurira. Gusa icyo nababwira cyo M23 nta munsi n'umwe zigera yihanganira aba bazungu bambaye uruhu rwera cyangwa se aba bacashuro baza kurwanya abakongomani, ngo kuko bura nta kintu bapfana no kwica umuseveri biraborohera. Hanyuma ahangaha abacashuro bakomeje kugenda bagaba ibitero, gusa bibanze mu duce tugeze muri tubiri. Hari agace kitwa Sange, hakaba kitwa Runingo, hakaba n'akandi kitwa Kiriba. Utwo ducuka ari dutatu nitwo turyamyemo abacashuro. Uko muzi za Sake byari bimeze n'ubu niko bimeze, nta kandi gace barimo, bari no mu mujyi uvira. Hanyuma rero umucancura hano bibutse ko kandi abakora tubwira ko ingabo z'u Burundi FDNB zigera kuri 529 zambutse, ari nazo zatumye mbere turifata umwanzuro. Zambutse ziza muri Uvira ndetse izindi zikomeza hakurya Iminembwe. Rero zituma umutwe nyeshyamba uvuga ati turabarasa ikiba kibe, nibwo nyine nibyo mwiyemeje, bigaragaza ko nyine mwaje kurwana. Ahangaha nkuko twababwiye kare, twabwiye ko ariyo plan ya Neva yo kugira ngo aze gusa nkaho akavaringa Uvira kuko yamenye ko umujyi wa Uvira ugiye gufatwa kandi umara gufatwa na Bujumbura ivumbi ritumuke. Gusa andi makuru namenye nuko abafite intwaro nyinshi cyane batenze hejuru, bakomeje gutenga kuno kwegeranya hari mu misozi ya Bujumbura, hafi na Bujumbura, imisozi yunamiye mu gihe Uvira, kuko biteguye ko isaha bashobora kumva igisasu gitambutse. Yego, bagahita nabo birwanaho. Rero bose basa n'abaryamiye amajanja mu buryo cyangwa ubundi. Mbere ko rero twanzika n'izindi update, ndabona Baraka akomeje kunkomanga, afite byinshi mu by'ukuri byo kubwira abantu. Reka muterekeho ubundi mu by'ukuri tuze mu kanya turebera hamwe izindi update zo muri Warungu ndetse duce dusimbukira no muri Katare, ayo bikomeje kuba ibindi. Halo bwana Baraka. Halo. Yes, umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza kuri twese kimwe n'abadukurikiye. Yego. Nizere ko uyu neza ariko hagatanga. Muri rusange niriwe neza ndashimira Imana. Sana. Hanyuma rero turi mu kiganiro, of course urumvikana nabonye yakomeje kunkomanga cyane. Nabonye yakomeje kunkomanga cyane, nagira ngo tugezeho bamwe mu bakunzi bacu amakuru rero bateguriye twumve ese bihagaze bite. Yes, muri rusange na makuru yari yambanye menshi cyane nagombaga kuba natangariza abantu nkuko tugomba kubikora muri rusange. Reka munyemerere mbere kuri aya makuru avuga kuri axe ya Chavinyonge, aravuga imirwano ndetse yaje no gufatirwamo abazarendo bagera kuri 4 n'intwaro zabo ndetse bafashwa ari bazima, bamanika amaboko bahita M23 ibacakira. Ahangaha ni muri axe ya Chavinyonge. Ikindi kiri kuvugwa na makuru y'Kinshasa, haravugwa undi mujenerali nawe wamaze kuba yafungwa
ubwo akaba gereza yafunzwe niba ari Makara cyangwa Ndori itaramenyekana hagati. uriya mu generali ukuriye abajepe Yitwa ni Frank Tumba. Frank Tumba. Uyu mujenerali rero amakuru y'inyina avuga ko gereza yamaze kuba yashyirwamo itaramara kumenyekana, ariko muri rusange ikintu kiri kuvugwa n'abajenerali bakomeze kugenda bafungwa umusubirizo cyangwa se inshuro nyinshi umunsi ku munsi. Ahubwo buriya ahantu umugabo bita Kisekedari abura titira rivuga ati n'uyu niwe urari kubona umuntu wese agahita amwita umugambanyi. Kano niba atangiye gufunga abajenerali akageza nabo n'abari ababaje pe ntari kwangiza ibijyanye n'uburinzi bwiwe cyangwa se uburinzi bwa Kinshasa, bitaba bizorohera M23 gufatwa kubera ko abajenerali bari kuzarwanya M23 bazaba bafunze. Ngira ngo ibi nibyo nari navuzeho mu kanya ndavuga nti ibi nyine nta wundi muntu byinshi inyuma uretse Joseph Kabila. Ni inyuma kubera ko nimba yatangiye gukoresha n'umukuru w'abajepe kuko no musirikare yari umukuru w'abajepe. Ikigaragara cyo arashaka kubanza busenye ku buryo nabo ashiduka ari kwangaje Kisekedi baze gushiduka n'umuntu ari abakabira ubungubu niko hatangiye urugamba rwa politike rumwe rurenze rw'ubwenge rwa experience. Burase ntari kugira ngo abanze asenye inzego z'umutekano za Kinshasa azabona uko bayicakira mu buryo butabagoye cyane. Bamwe bari kugora M23 bari babitse muri Makara cyangwa muri Ndori. Hanyuma igihe M23 yabimanutse bazabona uko bafata Kinshasa ku buryo butagoye cyane, noneho bakabyifashisha mu gukereya ibyaha ibyaha bishinjwa abajenerali bagafungwa, hanyuma Kinshasa igasigara security yayo iri vide. Nicyo mbona nk'aya yo mareye navuga yenda yaba ari gukoreshwa n'uwo Kabila wari uri kuvuga mu kanya gatoya gashize. Yego uravuze uti untari gusenya ubwirinzi bwari kubusenya ndetse cyane ku buryo biza korohera abamwinjirira hariya buriya gukema abantu hari abadafite experience kuko buri mujepe n'ufite experience yadafite experience hari abari umucari. Yes, ariko ku rundi ruhande ushobora no gutanga wa mugani ubwo bwambanye wenda bwaba buhari bikaba atari induru iri kuvugira ubusa ku musozi. Wa mugani byanyabyo ukaba wasanga koko uretse kubarenganya cyangwa se ugasanga mu by'ukuri wa mugani ubwambanyi buhari, kubera ko bano basirikare b'abajenerali bakomeye bashobora kuba bari kubona ko bari kujya mu mazi abira bakavuga ati reka twiyunge na M23 igihe bazaba bacakiye umujyi tutazisanga mu bibazo no gusobanura ibintu bigoye cyane, reka twiyunge nabo hakiri kare kuko tubona ibiri kudusatira. Byanyabyo nabyo birashoboka ku rundi ruhande ko bwaba ari ubugambanyi uretse kuba wenda umuntu bavuga ko ari ukubabeshyera. Yabo n'ubugambanyi bwigendera ivumbi ryatumuse Kisekedi mu kazi. None se nimba yatangiye kwikanga abamurinda kandi bamuhushije ugira ngo sinako kugira ubwo agahita ashyira umugabo bita Masunzo hasi ku butaka. Birumvikana nabyo ko bishobora kuba ari ubugambanyi bwa nyabwo ku bufatanye na Kabila n'ubundi baziranye cyane ko barakoranye barabanye Kisekedi ataraba perezida. Byose byakumvikana cyane mu buryo bworoshye cyane. Hanyuma iyo Chavinyonge urugamba rwaberemo ahagana hehe gute sangapi? Rwabaye cyane mu masaha y'igitondo cyane ahantu hitwa Bukendo ari naho hafatiwe ababazarendo bose bari mu gace kamwe cyangwa se urabona kumwe bajya gutera bagaca mu nzira zitandukanye. Aba bafashwe bo bafatiwe ahantu hitwa Bukendo bo babonyeho nta yandi mahitamo babonye bageramiwe nyine bahitamo kumanika amaboko baravuga ati baratwakira barabizi ni barandi bakuru bacu baratwakira nta kundi bari bubigenze. Ibi nibyo byabereye nyine Chavinyonge. Ubwo ariko hari n'andi makuru avugwa ahantu hitwa muri axe ya Pinga teritwari ya Walikare ngo hari gushakishwa umujenerale witwa Byingiro Victoire ngo kugeza n'ubu aracyashakishwa kubera nuko ahantu hitwa Kahembe hari kubera operation akomeye cyane yo gushakisha uyu mugabo w'umujenerali ngo byamenyekanye ko ari mu bantu barokotse cyangwa se babashije kuba batafatwa na M23. Byamenyekanye ko akiriho ndetse ngo anihisha inyuma y'ibitero bimaze iminsi bivugwa cyangwa ibyo nakita udutero shuma
ngo by'abacengezi bikusanya bakaba bagawe igitero nko ku baturage mu buryo bw'urugomo. Uyu mujenerali ngo niwe ubyihishe inyuma rero bya bitero byamaze iminsi bivuga mu minsi yashize muri iyi teritwari ya Walikale. Uyu mujenerali rero ngo bari kumuhiga bukware kugira ngo baramutse bamufashe ngo byagabanya cyangwa se byakuraho umurindi w'ibyo bitero kuko ngo byaje kumenyekana ko ari ubyihishe inyuma. Okay. Andi makuru icyo wakibaza kuri uyu mujenerali mbere ko twimuka. Uyu mujenerali ntabwo byumvisha ukuntu by'ingiro bitari bari gushaka uyu mukuru wa FDLR uyisaziye batwara mu ngobyi. Ni iki ntago arasaza ariho cyane nyina ariko ugikomandinga urugamba none uyu nguyu barizwa batwara mu ngobyi umutwara mu ngobyi ariko buriya ngo ibintu bijyanye no gutegura ibitero ngo n'umuntu ukomeye cyane kirabizi ariko ntabwo kigera ku rugamba. Dore impamvu agomba guhigwa bwana Nelson. Uyu mugabo niwe mastermind y'uru rugamba rwagiye rubera hano muri bino bice bigiye bitandukanye. Niwe yagiye upanga operation zikomeye zagiye zibuze mu vetro gufata ibice byinshi bigiye bitandukanye. Icyambere aracyari hano ahantu bita Nyabyondo, hagati ya Nyabyondo ahantu bita za Breusa muri no mashyamba ya za Rusamambo, aracyari hano muri za Pinga ntago ararenga ngajye kure. Aracyari muri ibyo bice cyangwa za Walikale mu mashyamba. Nahantu hatatu nyine ushobora kumushakira. Amambere yaburiye hano muri Rusamambo bivugwa ko yagiye kwa Gdo muri Pinga. Ajyanye n'uriya mugabo uta Janvier Karayiri. Kugeza amasaha ntiwamenya ngaherereye he. Ntiwamenya ngaherereye kuko bano bagabo n'abasirikare bamenyereye by'umwariko bino bice byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwo kwisha n'abambere. Ariko mu by'ukuri uko byanze bikunze uko kwihisha kose byumvikane ko atari we ubwe uri kwihisha kubera ko ahekwa. Birumvikana ko abo basore bamuheka nibo bari kugenda bamuhishahisha. Umusaza nawe reka dutegereze ariko kizasaza gipfe kirakanyagwa. Yes, akaba hari n'andi makuru ari kugenda avugwa ahantu hitwa Bukombo. Ngo nyuma yuko haguye umusirikare w'umumajoro mu gitondo cyangwa se mu rukera rw'uyu munsi wo ku ruhande rwa coalition. Ngo ubu ngubu none mu uyu mugoroba tuvugana amakuru angezeho ari kuvuga ko ngo hari ibitero byo kwihorera kuri uyu munsi cyangwa se kuri aya masaha ubu tuvugana ngo hari ibitero biri kuvuga ari kumvikana amasasu ku bitero byo kwihorera ahangaha Bukombo. Ngo bari kwihorera kubera ko uyu mumajoro wabo M23 yamuhitanye mu gitondo cyangwa se mu rukera rw'uyu munsi. Yes, nabashije kumenya uyu mumajoro no mu mutwe cyangwa se ariko ibyo aribyo byose ikiriho nuko ari muri coalition ifatanyije na FARDC. Birumvikana abayobozi bagiye batakaza ni benshi, gutakaza umusirikare w'umumajoro byanze bikunze ni ikintu gikomeye cyane. Agari ikintu warebera gutyo gusa byanze bikunze ugomba gutegura ibitero byo kwihorera byanze bikunze. Ariko yes, akaba nandi makuru avugwa ko uriya Igoma ngo harasiwe umuntu abantu bamubonye bwa mbere ngo babanje kumwita Karibandi. Nyuma yuko arashwe ngo nibwo amakuru yaje kumenyekana avuga ko ari umu-FDLR wari ufite intwaro. Abamubonye babona afite intwaro ngo bagize ngo nibandi niko gutanga amakuru ku gihe kuri M23 baza nyine kuko babonaga umuntu ufite intwaro atari uwabo bihutira kumurasa. Bamaze kumurasa nyuma hari ibimenyetso byagaragaje ko ari umu-FDLR bitewe n'amakarita yari afite mu ipantaro ngo yari yambaye. Ngo byaje kugaragara rero ko ari umu-FDLR. Yes, ikindi kiri kuvugwa nuko muri Uvira rwagati hasanzwe abarwanyi batatu bishwe ariko ubwo ni mu rukerera rwa mu gitondo. Yego, ngo hasanzwe abarwanyi batatu bishwe ku ruhande rwa coalition ariko ntibyamenyekanye wabishe. Ibyo ni ibintu batiri kwibaza n'abantu bahaturiye cyangwa se batuye hafi yaho baracyari kwibaza ese abarwanyi bishwe nandi babishwe na bagenzi babo yaba ari M23 yatugezemo ko muri Goma batishemo tutamenye igihe batugereyemo baje basa natwe bwacyo mu gitondo tukabona barayifasha. Ese muri Uvira baba bahageze n'ikimenyimenyi bakaba batwisha abarwanyi batatu ngo batwereke neza ko bamaze kuhagera. Ibyo abantu benshi bari kugenda bibaza. Sinzi niba ari ikintu bakibaza kuri iyi nkuru ivugwa muri Uvira.
Uvira ngira ngo impuzo nkuru twazivuzeho mu kanya tugwamagaye tumaze kwasesengura gusa twabwira uri Uvira indi nkuru ingezeho muri kano kanya Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze kwemeza ndetse no gutegeka ko Uvira kongerwamo ingabo nyinshi zirenze ndetse ahubwo izo bohereje ariko Uvira bazayishyira izasigaye ituwe n'abasirikare gusa kuko gahunda ihari igiye kucyo twakwita très militarisé. Yego igiye kuba très militarisé kuko barabizi ko ari urugamba ruri kwerekera kandi ko nta yandi mahitamo ahari. Rero mu yandi magambo nimba igiye kuba très militarisé nta yandi mahitamo ahari nuko gahunda ihari ndetse cyane ari nta bundi buryo urugamba kuko biragaragara ko yaba ari M23 yagoswe ariko nayo yagose bivuze ngo M23 nimba yagose ibice byo tumaze kuvuga imisozi ya Uvira amaze kuyigota ndetse nayo ikabikaba biri kuvuga ko yagoswe akaba ari mpamvu Lawrence Kanyuka yatanze itangazo avuga ati baratumaze ati tugiye gufata umwanzuro twata ku mujyi wa Uvira biragaragara kuko byasa kose urugamba rugiye kuba hangaha ari nyama kwa nyama kandi ruraba nk'urugamba rwabereye mu gihugu. Yes birumvikana abasirikare barundiye hafi ari benshi abasirikare barundiye hafi ari benshi kubarasa neza ni ugutera mu byerekezo bitandukanye ariko ukanabarasa mu bihe bitandukanye. Tuvuge niba wohereje ngira ngo nigeze kubivugaho ubushize tuvuge niba wohereje icyiciro kimwe cy'abasirikare bagaca mu majyaruguru ya Uvira kikaba giteye mu gihe kimaze isaha giteye ibikoresho byose bari kubyerekeza mu majyaruguru ugatutera nanone ikindi cyiciro kigata gitera giturutse mu majyepfo aho ngo bita bibacanga strategy zose bari bakoresheje cyangwa se bari bateguye bita bihinduka bigahindura isura bakomanda bakabura uko bakomandinga ahubwo ugatangira gutekereza ibyo bari butorote kuko babona ko ibintu byamaze cyangwa se ivumbi ryamaze kubatumukana. Yego aho ngaho niho birangira nyine umujyi cyangwa se zone ifashwe akenshi nuko bigenda ahantu harungiye abasirikare benshi ntabwo wagenda ngo ugende mu cyerekezo kimwe bakumara bakurasa wohereza mu byerekezo bitandukanye kandi mu bihe bitandukanye bamwe na bamwe bagenzi bawe bakaba baragezemo ku buryo bajya kubona bakabona bamwe bari babana bamaranye nk'iminsi itatu ingahe nabo barimo bahawe imbunda bararashe. Hanyuma amakuru ari kongera ambwira ko Uvira rwose drone Bukavu drone bahagurutse drone habaye igitero cya drone ngaha muri Bukavu ubwo ndaje mu kanya dukurikirane menye iyi drone ese yagiye kavumo ku kibuga cy'indege ko washaka kukigarurira cyane ko wazarendo nizo ziri kurwananga kavumo ku kibuga cy'indege bwana Pacifique ngo ziri gushaka kukigarurira ngo akaba ariho bahera nibagifata bagaragaza kuwagusha indege zizana umusada anga muri Bukavu noneho batangira urugamba rwa Bukavu M23 gutangutira hagati ariko nubwo bagifata iki kibuga cy'indege cya Kavumu ntago ari cyo kwihutirwa kugira ngo bahite bohereza intwaro izo zishobora kuza zikabiza M23 sinzi nimba wenda hari wenda Rabaraka aza kutwunganira sinzi nimba bavuga ngo ntago byihutirwa kuba bagifata ngo gifata birashoboka ko bagifata ariko bagifashe byaborohereza urumva nubwo batagitindamo ariko bagifashe nk'abantu nk'abanye Colombia baje bafite gahunda yo gufata Bukavu na Goma rero iki kibuga bageze muri bakagifata ngira ngo byaborohereza kuba bakataka bazamuka za Karehe na Minova cyangwa se bakamanuka bagahuriza hagati bakabanza gakuramo Bukavu nabyo birashoboka rwose birashoboka cyane aya makuru ya drone irangiye yangezeho ariko iri kuvugwa cyangwa se kigaragara nuko iyi drone ngo yaje kubera Perezida Ndayishimiye ngo hari batayo yategetse ko igomba kujya Bukavu nta bindi mananiza ariko mu by'ukuri nk'uko bizwi Bukavu irarinzwe ntago waca mu kiyaga waca mu kirere waca ku butaka biragoye cyane. Iyi drone rero cyangwa se iyi ndege ngo ije gushaka mu buryo bwo gushaka inzira kugira ngo iyi batayo byanzwe ko igomba kuja Bukavu itagomba guca mu zindi nzira zigoye izindi nzira zizarwanwamo n'izindi FDNB ariko iyi batayo ifite inshingano yo gufata Bukavu. Ni ukuvuga ngo iyi drone yaje mu buryo bwo kubakira inzira kugira ngo abacancuro FRDC bose babashe gufatanya n'iyo batayo y'u Burundi yahawe inshingano zo kubohora Bukavu cyangwa se gufata Bukavu. Si ukubohora no kugira ngo babashe gutoteza abaturage nk'uko babikoraga M23 itaraza. Yes, iyi drone rero ikiri kuvugwa nuko nukubera iyi batayo nta kindi
namenyaho, ariko muri rusange sinzi niba ibitero byabo byageze ku ntego ubu mwatubwira. Bo ntabwo ibitero biragera ku ntego, ngira ngo drone ibije gufata amafoto, ntabwo yarashe drone gusa iyo bayibonye ivumbi riba rigiye gutumuka, kuko yije ahangaha ijya n'iminembwe, ihita izenguruka. bivuze ngo iza rero ije kure abantu bagiye kureba ibitero, cyane ko suko bamaze kuzitegura baguze n'andi drone, kandi tuyutse ko bari kugota M23 mu bice byose, kandi buriya nubwo M23 iri kuvuga ko igiye kwataka, buriya hano hagiye kuba urugamba, nubwo ivuga ko igiye kwataka, nayo leta ya Kinshasa nayo ubwayo nayo FARDC bamaze kwitegura urugamba, nyuma yo kumenya ko bagiye kwataka nabo bagiye kurasana, ndetse nabo ushobora gusanga bayigabye igitero ubwo bayiviriye indi imwe, kuko bamaze no kuyigota, bagotanye mu yandi magambo. Bivuze ngo rero umuntu uri burase mbere, cyangwa umuntu uri butangiza urugamba mbere, niwe ushobora gutsindira urugamba. Naho uza gutegereza ngo bamwatake, nkawe tukiri Uvira ubu none tuvugana, haravugwa ko hari imodoka 25 kugeza aya masaha ngo zerekeye Bujumbura. Izi modoka ngo zirapakiye, gusa bazibonye bavuga ko batamenye icyo zipakiye, niba ari abantu cyangwa ibintu, kuko ngo zipakiye zifunze zirengejeho amashitingi, ariko ngo zari zinaherekejwe n'abasirikare benshi avanze n'aba FARDC n'abarundi, ingabo z'abarundi. Izo modoka zavaga he zerekeza he? Zavaga muri Uvira rwagati zerekeza Bujumbura, abazibonye bazibonye zikomeza zambuka uriya muhanda werekeza Bujumbura. Ntabwo batwara intwaro, kandi intwaro zaraje kurwanya mu Vietnam. Bashobora kuvuga ati se umujyi wa Uvira mutufashwe intwaro zacu bakazijyana, nabyo ko bakabongeye nanjye nibyo nakomeje nibaza. Urabona M23 ifite gahunda yo gufata Uvira, kandi ikigaragara ko bayisubiza inyuma. Rero aravuga ati se nibaza ko twabonye intwaro bafate mu mujyi wa Goma zacu, wenda ushaka gusanga ari na FDN bivuga ati katwe intwaro zacu nta ntwaro twigirira, cyangwa kabinete sahuye kabisahuye FARDC kabate byo nabyemera, ati muzari tubabigiye banasahuye na SADC. ati rero twifite dukeya itazi kadufata, kuko biragaragara ko bakavuga ati reka tuzihungishe, nabyo birashoboka cyane, bakavuga reka tuzihungishe. Ibi ngo bimaze kuba, abaturage bamwe ko ngo byabaye mu masaha ya mu gitondo, kugeza ubu ngubu abaturage bamwe, harimo abaturage bakeya bagize ubwoba bwo kugeza ku rwego rwo guhunga. Ubu tuvugana amakuru arambwira ko ngo hari abaturage bari guhunga berekera i Burundi, aberekera Karemi, n'abandi bari kwerekera bamanuka epfo iyo za Lubumbashi, kubera ubwo bwoba bw'imodoka babonye zipakira. Baravuga ati wenda basanga abangaba twari tuzi ngo bazarwanira hano, basanga bagize ubwoba. Ubwo rero ko bagize ubwoba bashobora kuzasigara nta nibi, bakabura n'ibikoresho, amasasu akavuga ari menshi, bikamara umwanya munini, bikaba byahungabanya ubuzima bwacu. Bamwe muri bo, si bose, nakurangera nuko atari bose, bamwe muri bo babashe kugira ubwoba bwinshi cyane bubageza ku rwo guhunga, ngo nibo batangiye kuba bahungira muri bino bice byo mu Burundi, Karemi ndetse n'aberekeza iyo za Lubumbashi. Twari tukiri Uvira. Gato nibarize Baraka Kaname. Aya makuru avuga ko muri Beni ndetse na Butembo komite yaho ivuga ko yamaganiye kure itangazo ryasohowe na Kiliziya Gatolika rivuga ko abakobwa ngo kwite batemerewe kujya kwiga ku bigo nk'abandi banyeshuri, ubwo burenganzira bahita babwamburwa. Yo waba wayakurikiyeho? Aya makuru sinayakurikiye, ariko icyumvikana cyo ni ugutoteza. Murabizi no mu Rwanda kera iyo umukobwa yasamaga bajyaga kumuroha mu mugezi. None abanyarwanda generasiyo yindije iravuga ati ibi bintu ntibikwiye, mubareke nabo babeho. Aba bakobwa barabaretse babeho, bamwe bariga, ubu ngubu bari no kugira uko bishoboka kose uko bashoboye, bari no gutanga umusanzu mu kubaka igihugu. Niba usanga bacuruza imboga mu isoko, bamwe bagiye no mu nzego zigiye zitandukanye, barangije amashuri, ubona ko ubuzima bwabo bwakomeje nyine. Ariko ibi ngibi njyewe mbibona nko gutoteza, ndetse muri kano karere byakunze kubaho cyane cyane mu myaka ya kera, ahubwo birantunguye kuba hari ahantu bikiri hafi ahangaha. Yego, reka dusoreze Katari ibintu byakomeye. M23 ngo bari kwihatira gusinya amasezerano yanze, ndetse n'urundi rwa leta nabo banze gusinya amasezerano, rwabuze gica
ahubwo twese dutegereje uko biza kugenda yaba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse no ku mutwe wa M23 kugira ngo amasezerano yasinye byanze urugamba rwabaye intambara nyirangari tubanza gutegereza umwanzuro uza kuva ibukuru hariya. Yes, nuko ngo hano idoha ikintu gishobora kubaho, hari abasesenguzi bamwe natangiye kubona bavuga ngo bareke niba basutse ibiganiro bya Doha babanze bareke habeho combat, habeho kurasana ku mpande zombi. Nuko ngo niba rasana M23 igafata Uvira, leta irahita yemera ibyo bayisaba. M23 nisubira inyuma ni tsindwa kuri ko kurasana ikambura bimwe byegereye Uvira ifite cyangwa se mu izina akite z'urugamba ikabona ko irushijwe imbaraga iratana yemera ibyo leta ya Kinshasa isaba. Ibi nibyo bituma nibyo biri gorohere Doha kuba bino biganiro byaba ngo impamvu biri kugora Doha ahanini ku basesenguzi benshi kuko ndi kubona bagenda bavuga bari kuvuga ngo impamvu biri kubagora nuko buri wese ari kwiyumvamo imbaraga zo kuba yakikemurira ikibazo uko abishaka. Ku mpande zombi leta ya Kinshasa iri kubona ingabo zose yamaze kugeza mu Burasirazuba, iri kubona ibikoresho yazanye, iri kubona abanyakolombia ikabona nta cyayinanira, ikabona nta mpamvu yo kurworwa n'ibyo M23 iri kubasaba. M23 nayo ikabona iri muri good position z'urugamba, ikabona imisozi miremire, ikabona abanzi bafite ubwoba, ikabona bari gutubiranamo, nayo ikabona nta cyayibuza gukomeza gutsinda urugamba. Nicyo kiri gutuma rero izi mpande zombi zikihagazeho nta na rumwe ruri kwemera kubanza gusinya cyangwa se kwemeza ko rugiye gusinya ibyo rusabwa. Bwana Baraka Karame, nendaga kukubaza amwe mu magambo akomeye agaragaza impungenge M23 itewe leta Kinshasa ngo ikomeje kwegereza ingabo ni ingabo mu bice byose yigaruriye by'umwariko uhereye muri Uvira ugakomeza muri Kivu amajyaruguru za Warikare za Rubero ndetse n'andi ajyatandukanye hose ibice M23 ihanamo imbibi n'ahayobowe na leta Kinshasa ngo hose bagoswe bityo ngo bafite impungenge nyinshi cyane ngo bari gutabaza. Yes, mu by'ukuri birumvikana umuntu niba ari kukubwira ngo muri kumeza y'ibiganiro ngo bisatira amahoro ariko akazana intwaro akazana ingabo ibyo biganiro urasukujisha kugira ngo abone agahenge ko kugira ngo abashe gukora deployment ingabo zidategewe mu nzira ngo ziraswe intege zirimo ingabo zitahanuwe urasamayeri ibyo byose M23 bigomba kubirebaho. Ibyo bisa n'amayeri kuko nubundi urebye uburyo kiyatangiye abivugamo wumva ko ngo M23 yo ishyize imbaraga mu biganiro mu gihe leta ya Kinshasa ishyize imbaraga mu gukusanya igisirikare yemwe igura n'abacashuro ibegereza ku mipaka itandukaniraho na M23 kugira ngo batake M23. ngo ubwo rero M23 kubwizo mpamvu yemeje ko igomba kwirwanaho kucyo bibasaba cyose. Birumvikana ko komeza ndakumva rugamba rusa nkaho rugiye gusubira ibubisi haba Warikare haba Rubero haba Uvira ngiyo ni biri kugaragara kuko nta gice na kimwe M23 iherereyemo kuri ubu ari kugabwa ibitero. Nk'ubu nakiri amakuru akomeye cyane ari kuvuga ko muri Rubero mu duce turimo Kageri mu gace karimo Kaso ndetse n'akandi gace kitwa Musienene gusa agace ka Musienene ko kari kuberamo ko kazanwemo intwaro zikomeye cyane zirimo na za BM21 zino ntwaro zirasa mu birometero bya kure. Aha Musienene hakaba habereyemo urugamba gusa makuru dufite nuko ari Wazarendo zari zagerageje kugaba ibitero kuri M23 ariko kandi wareba no muri Warikare ukabona urugamba ruri kuba Pinga ugakomeza hano hafi no ku birombe bya Famine bigaragara ko ari M23 yo noneho yo yagabye ibitero. So ngira ngo rero urugamba ni ibintu biri kwigaragaza ko rugiye gusubira irudubi cyangwa se rugiye gusubira hasi aho rwahereye hanyuma bakarwana mu ndibushye. Yes, ikigaragara cyo iyi leta kugira ngo yemere ibiganiro by'Doha si urukundo rundi si ugushaka amahoro yandi kwari kugira ngo urabona yari yamaze kushegeshwa yarujujwe ibintu byose byayicanze ndetse yari inafite ubwoba ko mu gihe gito cyane Kinshasa ishobora gufata kuko yabonaga ko Kisangani yugarijwe icyo gihe Warikare centre yari yamaze gufatwa nayo 23 kubiswisa inyuma kugira ngo ibiganiro bikunde ariko leta Kinshasa none iravuga ati reka twemere ibiganiro bijye bitinda kumwe bashyiraho itariki ngo birasubwa tariki ni ejo ibiganiro birakomeje iki gihe tukiprofitiremo kuba twakohereza ingabo nyinshi zizabashe gupeza M23
ayo ngayo ashobora kuba arambaye ikigaragara cyo ukurikije biri kuba ku mirongo y'imbere ku rugamba muri burasirazuba bwa Congo haba Sud Kivu na Nord Kivu ukurikije biri kuba n'ibiri kuba ku Idoha ko bari kwanga gusinya ntago gusinya aricyo cyari cyabajyanye gushaka amahoro cyari cyabajyanye mu bigaragara icyari cyabajyanye no kugira ngo batinze barebe ukuntu ba deployinga ingabo zabo indege zitwaye ingabo zitarasiwe mu kirere imodoka zitwaye ingabo zitarasiwe mu mihanda kuri deployment yabo nibarangiza none batangira urugamba bushyashya. Sabraka tugushimire bana amasaha yadufashe ngo utegure amakuru ya mu gitondo natwe twinjire mu makuru ya mu gitondo tuyategura kugira ngo tuze kubona ibyo tuha abakunzi bacu. Rero katugushimire wakoze cyane. Murakoze cyane mwese bwana Nelson ndetse na Pacifique. Wakoze cyane bwana Nelson. Mukomeze muri natwe amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.